Israël MBONYI yaje ku mwanya wa mbere aba umugabo wa mbere mu Rwanda w'umunyamuzika ukora ibintu bya danje. Rero ni ibintu byatunguye abantu benshi cyane kuko bibwiraga ko Bruce Melodie ubwo yageze ku rwego international agiye muri USA gukora ibintu bya danje mu bitaramo bya Jingle Bar bari concert iHeart Radio. Abantu bari biteze ko Bruce Melodie ku mwanya wa mbere ko nago wari ko bijyagenze kuko yariwe isata burenge cyane n'uyu muhanzi nyarwanda uririmba indirimbo zo kuramenya Imana no kuyihimbaza. Navuga ko abantu bakomeje kugenda bavuga ngo Imana ngo niyo yabimufashijemo Israël MBONYI ngo ubusanzwe ubwe ntabwo ari kishobozwa guca kuri iriya nyamaswa itayi wacu. Bruce Melodie ni ibintu babyaragiye bicureninga bivurwa cyane, ariko kimwe cyo twakubwira cyo nuko competence tuba twagukoreye Israël MBONYI ku social media cyane cyane kuri YouTube arakunzwe cyane kurusha Bruce Melodie kuko Israël MBONYI afite indirimbo zizamuma hafi 30 ubwo no kuvuga miliyoni views 30 zose, kandi Bruce Melodie aho nago ajya ahagera. Niyo tugeze kuri Instagram no dusanga ko Bruce Melodie ashobora kuba arusha Israël MBONYI aba followers ari Nyuma generator, Nyuma promoter, Nyuma other thing, Nyuma advance, Nyuma device, Nyuma teacher, Nyuma legichala. Mine mune wanyagezi kayizari ino bayitara grazi ya Africa hamwe duhura tukareba niki kiri kugenda gitrendinga mu ruganda rwa entertainment no mwisi ya showbiz muri rusange. Navuga ko muri imisi ibintu biri kugenda bivurwa cyane nyamukuru, ibintu babiraje abastari cyangwa abantu basanzwe ishinga nuko nyuma yuko Israël MBONYI mwese muramuzi ni umunyarwanda ukunzwe cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza. Rero nyuma yuko Israël MBONYI atwara ibihembo bya Isango na Music Award mu mwaka wa 2023, navuga ko amagambo yavuzwe ni menshi cyane, ariko tugiye kugarukaho kuri iyi nshuro tugiye kuganira kuri competence cyangwa ku bantu bakomeje kugenda bavuga Israël MBONYI na Bruce Melodie kuko navuga ko ibi bihembo bya Isango na Music Awards mu bagabo byari batanywemo hagati ya Chris Easy nanone Israël MBONYI na Bruce Melodie. Abantu bari biteze ko Bruce Melodie aza kuza kuba uwa mbere, Israël MBONYI akaba uwa kabiri, Chris Easy agataruka ku mwanya wa gatatu, nanone agasoza akaza ku mwanya wa kane, ariko nago byagenze navuga ko byatunguranye cyane kuko bita Israël MBONYI yaje ku mwanya wa mbere aba umugabo wa mbere mu Rwanda w'umunyamuzika ukora ibintu bya danje. Rero ni ibintu byatunguye abantu benshi cyane kuko bibwiraga ko Bruce Melodie ubwo yageze ku rwego international agiye muri USA gukora ibintu bya danje mu bitaramo bya Jingle Bar bari concert iHeart Radio. Abantu bari biteze ko Bruce Melodie ku mwanya wa mbere ko nago wari ko bijyagenze kuko yariwe isata burenge cyane n'uyu muhanzi nyarwanda uririmba indirimbo zo kuramenya Imana no kuyihimbaza. Navuga ko abantu bakomeje kugenda bavuga ngo Imana ngo niyo yabimufashijemo Israël MBONYI ngo ubusanzwe ubwe ntabwo ari kishobozwa guca kuri iriya nyamaswa itayi wacu. Bruce Melodie ni ibintu babyaragiye bicureninga bivurwa cyane, ariko kimwe cyo twakubwira cyo nuko competence tuba twagukoreye Israël MBONYI ku social media cyane cyane kuri YouTube arakunzwe cyane kurusha Bruce Melodie kuko Israël MBONYI
afite indirimbo ziza mu ma M hafi 30 ubwo no kuvuga miliyoni views 30 zose kandi Bruce Melodie aho nago ajya ahagera niyo tugeze kuri Instagram no dusanga ko Bruce Melodie ashobora kuba arusha Israel MBONYI aba followers ariko ahandi hose kuma YouTube no kuzindi mbuga nkoranyambaga wo bita Israel MBONYI abayanikiye uwo bita Bruce Melodie kandi indirimbo za Israel MBONYI zo kuramya no guhimbaza zikunzwe n'abantu benshi batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda no mu bihugu by'abaturanyi cyane cyane hariya mu Burundi muri Uganda Kenya Tanzania ubona ko indirimbo za Israel MBONYI zikunzwe kandi abantu nibo bari bafite amahirwe yo gutora no gushyigikira bino bitaramo bya Isango na Music Award umwaka wa 2023 niyo mpamvu Bruce Melodie yariwe isata burenge muri buno buryo bwose gusa kimwe cyo twakubwira Israel MBONYI atwaye ibihembo bibiri birimo icy'umuhanzi w'umwaka naho bwiza airlines abamuhanzi kazi w'umwaka mu bihembo bya Isango na muzika byatanzwe ku nshuro ya 4 ku cyumweru ku itariki 17 ukuboza umwaka wa 2023 muri rusange ibihembo 11 nibyo byatanzwe mu birori byabereye muri Pakini Kigali tabiriwe n'ibyamamare mu ngeri nyinshi cyane zitandukanye bino bitaramo byo byari biri kubera muri kiriya kigo niko nabivuga abanyeshuri bo ku Nyundo basusurukije abitabiye bino birori na bino bitaramo bakoresheje indirimbo zirimo iza hip hop n'izindi zitandukanye yes umuyobozi wungirije Isango Star ubwo n'umuterankunga wa bino bitaramo byose muri ya rusange Agatesi Marie Titia yavuze ko impamvu bino bihembo biba byashyizweho arugwa agaciro cyangwa guha icyubahiro imvune umuhanzi aba yaratakaje akora ibintu bya danje mu mwaka wa mbere from January kuzamuka kugeza mu kwezi kwa 12 niyo mpamvu bino bihembo biba byashyizweho wagwani Israel MBONYI yabaye umuhanzi w'umwaka mu bagabo yanatwaye igihembo cy'umuhanzi mwiza wa gospel mu bagore umuhanzi n'ubundi wabikoze ibintu bya danje ni bwiza ariko Israel MBONYI ikintu yatangaje nyuma ya bino bihembo yavuze ko muri gospel batajya bahangana nago bajya bahatana kuko muri gospel n'ubundi ari kumwe n'uwo bita Rine Gahongayire ari kumwe n'uwo bita Vestina na Dorcas nawe ubwo we yavuze ko batajya bahangana ahubwo buzuzanya rero abantu batangiye kugenda bavuga ngo Israel MBONYI yabaye wa mbere mu baririmba indirimbo za gospel yaruhije abandi ariko we icyo yatangaje hariya kumbuga nkoranyambaga yavuze ko muri gospel nago bajya bahangana ahubwo baruzuzanya akaba ari nayo mpamvu ibihembo yatwaye byose ari by'abahanzi bose bakora gospel muri ya rusange nibyo yagiye atangaza rero bwiza yabaye atangariza ibitangazamakuru harimo nka igihe.com ababwira shimira cyane abafana muri rusange ababyeyi n'abandi bantu bamufashije gukora ibintu bya danje akaba ari we uba ukobwa wa mbere wariye isata burenge uwo bita Line Sano Vestina na Dorcas na Ariel izi niko bimeze indirimbo rero yabaye iyo mwaka muri rusange ni food tour ya producer element Losikana na Bruce Melodie itayiwacu umuhanga mu gutunganya amashusho y'indirimbo yabaye God bwo no kuvuga n'umundi ni statistique cyangwa ni no kuvuga ni ibintu byiza barakoze mu mwaka wose urangiye umwaka wa 2023 mu gihe watunganyije indirimbo mu buryo bw'amajwi icyo gihembo cyahawe Prince Keys wo muri country record niko bimeze rero ikindi twakubwira nuko uwo bita Dramati yatsinze abanzi b'i Burundi atwara igihembo cy'umuhanzi mwiza witwaye neza muri mwaka wa 2023 indirimbo yahuriwemo n'abahanzi barenze umwe n'indirimbo bita Sailors ya Line Sano Fiki Famayika no bita Sat B naho umuzingo w'umwaka cyangwa album y'umwaka yabaye ya mbere ni Essence ya Tom Kohls niko bimeze
ikaze tugerageje kubanyuriramo muri make kino gitaramo cya Isango na Music Award tugereranya competence abantu bari biteze hagati ya Bruce Melodie na Israël MBONYI bayitara Grace ya Africa nimbutiri wakora subscribe urakirikana wanditse subscribe ubundi tubana 5 kwa 5.